why Bulldog atagaragaye hano kandi bavuze ko ari we muraperi wemera mu Rwanda muri batanu kuki ntawe urimo uvanda mufana ariko ntago mwemera ngubu ngiye kugira ngo unkore top 5 y'abaraperi wemera mu Rwanda baraperi nemera mu Rwanda kavuga uti kabisa uyu nguyu batanu ba mbere wa mbere ni Z okay wa mbere ni Z wa gatanu hari undi mwana kabisa numvishe ngo azavuka mu 2050 uwo wa gatanu akubera iki numva amakano kajya kubura Bulldog uko why Kemuzera nuvango Kemuzera akunda gukora amasubirajwi cyane naye niyumva boro zanjye bari udusubirajwi rayimingi hari ubwo wabona umuraperi ubudafite icyo twakita nka overconfidence birashoboka ko umuntu yabona nk'umuraperi wanyawe uzi ibintu ushobora kubona ukabona adafite akantu ka mu miziki overconfidence cyangwa se udakunda wenda ikintu twakita nka beef udakunda nka beef vanga umuraperi sanari confidence y'abagomba kuba yifite gomba kuba ni zimwe muri characters ziranga abaraperi ari gukorera ndirimbo nukuvuga ngo nyine ubwo ngubwo nsanze Olivier byabikemutse kabisa ubwanjye azaduhurira nigiriye nta kintu yazambwira kabisa so ufata gute ko muri raperi yaririmba indirimbo y'urukundo indirimbo y'urukundo ahubwo noneho muri rap ziba zirenze n'aba ari hejuru indirimbo zanyu inyinshi ziba ari sad n'uvanga impamvu zari sad baba bavuga ngo twararakaye ngo abaraperi twararakaye ariko ntago ariko bimeze impamvu ziri sad n'uvuga ngo rap iririmba ukuri nyine ibintu biriho muri societe naho ukoresha urumogi kubikoresha twanabikoresha ahubwo mu biki bari urumogi burani n'umuti sinzi nimba utabizi siko baruhinga ushaka gusanga ahubwo abantu benshi dukoresha urumogi ushaka gusanga aho babivuga barukoresha sibo ntago banywa imiti we urwana nabyo gute cyangwa se ubasha kubana nabyo gute je nukuvuga ngo bana rap nyikora kabisa ndi proud nanabikunze ufite intumbero ya fresh kuko murabyumva niba umuntu ashobora kuvuga ati ngewe ndi kwifasha ariko nshaka no kuzafasha abandi that's great mwene muntu afite ubugome kurusha inzoka mwana utari uwa mureresha itabina inzoga bonye ufite inzara ari karangamena imboga butabera butanzwe twanashirira kwa mbuga ibyaha bimaze kunuka Imana iraduhuga biri kuyitera isesemirazi kuturuka Kigali hindutse Sodoma ngare bamijina ngo nabagabo benda nabari kuzambikana Yes, of course, come to your baby no fake of course, king of us dambas da upcoming artist mtoto wa butamwana ngenda toka TV tutaravuka butindi nyirubwite vineshe kumajiko ndavuzwe ambyeshura ho hit yo terizuba nyiti inshuti y'aba boss nyitijwi ry'aba diasporent ningejwi abandi nikakajwi com pandemic in the city mwuzukuru urujema phones shop mwana w'umugore imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba. This is Aviation TV, as you know, as you see, Talent Fest nkubwira ngo Talent Fest ujye wumva ko nyine tugeze muri kakanya kacu bitanyereka talent show hahandi nyine umuntu bashobora kuzakwereka impano afite ukabanza ukumva koko niba koko ari impano. As you know, ndi kumwe n'umuraperi hano baraperi ngo nta muntu ujye bavuga ndagira ngo atangira twibwira ndende dukomeze n'ikiganiro cyacu. Umutima wabaye umukara izuba imihanda y'ingizi gikara kuri kamba na sheta magara hitkomeje no kumamagara ndi muri hase yomenye umuseka n'ingwizi dara murazi gusara razi guhaba murazi gutana kunkurikira bisaba guhatana kiri hasi nuzagiye muri puta nimero ya dina maze kwisiba bica magana maze ukatira sinazira pusi maze kurahira chaka imikimba nskuri muhira mama wambyaye muhoza amarira myaka micyana hinse dira gukura kwanjye sinaririye pesa dupushe tuzonga umuziki vasi magaze nibazi ni biki yafosho banyita zana i by'ikinyarwanda yanyuguti ya nyuma yagiye kiyungamwe na i tambifata biri mu kana zana i zero to infinity yafosho nicyo gisobanura ivuze ngiye nyine ndi umuntu wavuye hasi kure bite none ahantu nshaka kugera ari no limit kabisa bazi imibare
abazi imibare bahita babyumva sana iyo ngoro niwe muraperi tugiye kuba nawe gusa kino kiganiro ngiye giharira freestyle cyane kubera yuko ntago mba nshaka kuvuga amagambo menshi jya muri comment uvuge niba gukomye twagiye zana je bongo turi kubyuzuza muri kitchen duhumuza bikare naye ndayuzuza vasi mbahazi byemeza mu gutarama dushyura ukerereza byemera bari guperereza torera n'uwadukerereza turabikora bari guhengereza bitiza Canada zemeza aritari ya rap nkahereza kuri njyana ndayemeza ni vuba gato mukabyemeza rap nyibereye icyuzuzo zibinzi ko musubirizo sizubiherewe icyemezo ndumukumuri rap ndaboroza nibyo koko ndi bukora amabara gusa nyuma biri bwinjize dara hondi bwinjire bate amatara note z'umutuku gengo tubara kabiri gatatu bose basara vazishyushye cyane nk'amakara twarabikunze duhara amagara nimukabona ibi byana bisara nanse vazi kayiba umukara muzigore buryo namamagara pepa niceze ndi guhiga dara cyaka mama nza mucaniri tara muravuga dukora amabara nago muzayisiri kugana muzarushana no kuyakora buretse gato bifatira isoko dore kagahungu k'ibisatsi bitwaye ikise byinjiza dara birageze dutungwe na tara uwo dafata ucuruza amakara for sure numvishemo ibintu bibiri ijambo rya nyuma dusorejeho ngo udafata ucuruza amakara niba ndi bashaka kubwira uvuga nyine mbambwira abantu bose babona lifestyle yacu ukuntu tuba dufunzemo ngo dore bya birara ngo wa muniga w'ibisatsi ibintu nk'ibyo nkahita mubwira ati birageze dutungwe na tara star generation talent zigiye kudutunga nubwo utabyumva nyine si mu makara se vuba abayageze ubohereza mu makara irindi jambo numvishijemo utinya beat za Kina Beat uvuga ati ndaza nzikome kubera iki Kina Beat ari we wahise ufata mu bantu bose bakora hip hop mu Rwanda Kina Beat ni umuproducer kabisa urimo neza no mpamvu beat ngomba kuzikoma mereye ku nini nuva umuproducer wese ubyimbye beat ze ngomba kuzimenagura ngabanza ngazumvisha usibye Kina Beat cyangwa se urumva nyine niwe muproducer turi kuvuga undi muntu ushobora kuba wemera mu baraperi ubundi ninde mu baraperi ni Kemozera kabisa wemera Bulldog gira ubutumwa ugenera Bulldog respect nicyo namubwira nyine ibindi barabimubwiye nta kintu cyo kurenza uretse kumubwira ngo respect Bulldog respect ni muraperi kabisa imiziki iyo urebye hip hop uburyo wenda mu gihe cyashize yakorwaga n'uburyo uyu munsi wa none iri gukorwa urabona ari ihe change ni ikihe kintu kirimo gitandukanye cy'itandukaniro uvuga ngo change irimo zo ni nyinshi cyane ko hip hop ya kera wasangaga nyine ari style zimwe gasaba kwa mengo discours gusa niyo baherejeho ariko waje version nyinshi cyane buri munsi bavuka ikintu gishyashya no tukaza tuzanamo n'izindi njyana nshyashya kabisa amadriri gako wo kore henjana nihe uri favorite yego ndo wazikore ko nihe uri favorite rap yose ndayikora kabisa ngiye so guys rero na magambo makeya nababwiye ngo anga turi muri Nyereka Talent Show handi tuzana umusane nyine wankomye kuko njya kumuzana nabanje kunkoma nkamuzana ngo ndeko namwe yabakoma ikina none tuba tugomba no kumusupportinga by the way as you see this is Nyereka Talent Show handi nyine mbabwira ngo iyi ni content cyacya rero bababwiye guys so mbere kujya dukomeze hano na magambo makeya akora dukubita motara ndagira ngo noneho utangire wikubite ku njyana zawe zasohotse okay buri kimwe cyose ni haso bisambo dore byivanze na daso mukinisha kumene amaso uramenya nuze ko atari so ugenda imihanda wafunze agakote gusa ngenda bizuri Baritazari baza umuhungu kundana wasari ibyusu ugasanga ni Baritazari hano mu gace story ritrend kurushya zari ni Baritazari sanga DM ufite magacumi muzunga video ya Baritazari giye mu rugo ni viriyimbari mbonye sabe ngira ni Baritazari utira kureba vizi magana ne sanga nagoswe si Baritazari ndumva afite mu gipara kimurika neza ukagira ni Baritazari giza rategura gutamo fasta nibimugura gutyo pari azari OP Baritazari OP Baritazari OP Baritazari Operation Baritazari for sure yongiye ni nayo cyashya kabyo meruka niyo mavise nyishyiraho Baritazari ujya guhimba Baritazari igitekerezo cyaturutse kuri Baritazari tuzi cyangwa usanzwe gifite nubundi cyaturutse kuri Baritazari wa mujyama bacecanze 400 byuka mbibona ahantu hose byuka mbibona bano n'ibiki byabaye Baritazari ubyutse mu gitondo ugasanga video zagiye hanze ariko ugasanga ni nka papa wawe wabifata gute nk'umuntu uri gukora hip hop uko urumva wamuririmbyeho kuko bitagushimishije
ndukubwiye ko bitanshimishije uvuga wese ubyanzura ngo kuko bitagushimije wese ubyanzura nyine wavuga ati Balthazar none se wari wishimye ziriya video zaragushimishije cyangwa wenda wabonye n'ibintu udakwira uvuga uti reka mbanze mbaho isomo nk'umuraperi? ni ukuvuga ngo ziriya video nzibona nyine nahise nkora iriya boro kugira abantu bagiye kuzireba bagiye kuzireba ariko zibaha isomo noneho rero ubyutse gitondo ugasanga uwo witaga Balthazar ni papa wawe wari gukora iriya ndirimbo. ni ukuvuga ngo nyine ubwo ngubwo nsanze Olivier byaba bikemutse kabisa ubwanjye we azaduhurira nigiriye nta kintu yazambwira kabisa. ufata gute ko umubyeyi yakubuza wenda kuba ghetto? Reka ne kuvuga gukora imico mibi kuko nta wabyishimiye. kuvuga ngo oya ntago yabimbuza kuko n'ubu ngemba ghetto kabisa. Sinzi n'ukuntu yabimbuza. Ariko urumva kujya ghetto abagizi benshi bajya ghetto wenda batari kumvikana n'ababyeyi ukuntu yigira muri boro zawe wataha ngo bimeze bite. This is Z, uyu ngo ni Z umuraperi Z, kandi mbabwira yuko ikiganiro cya kindi rukumbi ni Hereka Talent, ni boro umuraperi ukaba wumva nawe ufite impano rimwe na rimwe nyine nzajya ndeba n'abagiye bakoma cyane ngende bahurizamo n'abandi bantu. Mbibutse ko muri Hereka Talent tujye dutangira kuzajya dutanga ama gift nuzuka ko mana abantu bakabyemera ntitaye kuri views wagize. Audio hariya tugomba kwita tuyikubita muri Vination Music tugakora audio nyine for nothing kubusa. Icyo zagusaba ntitike yonyine kuko ntago habutamwa ngo nkongereho na ngenda. So Z twagiye n'indi mirongo we ni kamuraza kumbwira ngo ngenda shiriwe. Oh baby girl, oh baby girl, oh baby girl like your cutie face. Oh baby girl, oh baby girl, oh baby girl like your cutie face. Oh baby girl, oh baby girl, oh baby girl like your cutie face. Oh baby girl, oh baby girl, oh baby girl like your cutie face. Oh baby girl, come on riverside. Oh baby girl, wanna sleep by your side. Oh baby girl, put all that shit aside. Oh baby girl, wanna give you that a mic. Oh baby girl, fata bam fite bills. Oh baby girl, sanga home to your pome. Oh baby girl, fite dobiri dope. Oh baby girl, you mata get a shake. Oh baby girl, giro. Oh baby girl, shake it out a booty. Oh baby girl, biri city. Oh baby girl, biri siru sanatina. Oh baby girl, byumva uryoshye nk'agapiza. Oh baby girl, zindi shori nakatira. Oh baby girl, nge naguza amarira. Oh baby girl, nk'ubuze nge nanarira. For sure. Yeah man. So ufate gute ko muri raperi yaririmba indirimbo y'urukundo? Indirimbo y'urukundo ahubwo noneho muri rap ziba zirenze n'aba ari hejuru. Ntabwo se urwo rwana rwagucika. Abari hejuru. Kubera iki indirimbo zanyu inyinshi ziba ari sad. Nuvuga ngo impamvu zari sad baba bavuga ngo twararakaye ngo abaraperi twararakaye ariko ntago ariko bimeze. Impamvu ziri sad nuvuga ngo rap iririmba ukuri nyine ibintu biriho muri societe. Ntago uzumva ngenza kubwira ngo komeze ngo nk'iki ngo nk'akanyoni ngo mu kirere gutya nagurike wapi tuzatuvuga true stories ziri ku mihanda ibintu byose ukuntu bimeze byo mu buzima busanzwe ukuri kwinshi kabisa. Ukuri kwinshi kubera iki wahisemo gukora rap? Uvuga ngo mpamvu nesemo kuyikora ni imbangukira kandi nizo message nshaka gutanga. Ntabwo nshaka kuzitanga message ukuntu zimeze ziremereye kuzitanga ndi kuririmba gutya ntabwo biba biri kuza kabisa. Abaraperi benshi bajya basanga wenda imyambarire kimwe n'ibiyobyabwenge ari ibintu abantu benshi batavugaho rumwe. Ugasanga wenda wagiye ukura nawe ubyumva cyangwa se waje munabyumva kuko niyo mpamvu wafashemo n'umwanzuro wo kubikora. Ugasanga rimwe na rimwe bavuga ngo mukoresha ibimogi cyane cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Naho ukoresha urumogi? Kubikoresha twanabikoresha ahubwo mu biki urumogi buriya ni n'umuti sinzi nimba utabizi. Siko baruhinga ushaka gusanga ahubwo abantu benshi dukoresha urumogi.
ariko mu buryo bw'imiti. mu buryo aho rukoresha bana kunywa urumogi gutya zarukoreshe ko mu miti kabisa. Sari imiti ushobora gusanga amahano unywa irimo widisi n'ubwo buryo nyine, ahubwo sinzi ibintu baba bari kuvuga ubwo ngubwo bazadusobanurira. Igisubizo kirimo ubugeni bwinshi bazadusobanurira kabisa. ahubwo ushobora gusanga nabo babivuga barukoresha sibo ntabwo banywa imiti. So kuba babifata nk'icyasha nyine, kuba wumva ko iyo njyana nyine ugizemo akikango, we urwana nabyo gute cyangwa se ubasha kubana nabyo gute? Kiye ni ukuvuga ngo bana rap nyikora kabisa, ndi proud nanabikunze. Ewana nibyo byanjye. Nibyo byawe. Imirongo iracyarimo cyangwa n'ubundi? Imirongo yo irahari kabisa. Imirongo irahari. Guys, nababwira ngo ntakubicisha icyo bita irungu, kubera ko nakubwiye ngo hangano kugira twumve talent cyane kurusha kumva umuntu, kubera ko hano tuba twakumuzanya umuntu kubera ko afite ibyo ashaka kwereka abanyarwanda, kubereka isura ye mu buryo bwa muzika. Uyu rero bamwita Zi, no umuraperi Zi. Niba nawe ari kugukoma comment aho bivuga aho hasi cyangwa se unamukandira akanyenyeri nta wamenya. Twagiye Zi. Urukundo ruriye ko mbona rwakonje, twango rwica ubugome ko mbona byaganje, twabaye babi dukoze isoni yaduhanze, twambuye ubumuntu n'icyo ubundi twikanze, bitse inshuti banga mazi kagushyira hanze, yakani igihumbi kakubwira bya ranze, kandi mu cyumba amadolari kimba yarapa, nzisirusha kuba mbi kurusha uko nge nayisanze nisanze, senga ry'ipyisi zigira inama nisanze, gerageza inshuti zigira nziza nasanze mwene muntu afite ubugome kurusha inzoka, mwana utari uwamureresha itabi n'inzoga, bonye ufite inzara rikaranga mena imboga, utabera butanzwe twanashirira kwa mbuga, ibyaha bimaze kunuka Imana iraduhuga, biri kuyitera isesemi irasi kuturuka, Kigali hindutse Sodoma ngareba Migina, ngo n'abagabo bendana bari kuzambikana. Ni nyo rushatse kuvuga bari kuzambikana kabisa, twagiye tubibona. Wowe ushaka kuvuga ku batinganyi? Ubutinganyi ubufata gute? Ubutinganyi bwo kabisa ni ikintu kibi cyane, n'Imana irakizira. Natwe dukwiye ubwo no kukizira muri rusange, ko ni ikintu kabisa wapi. Okay, twagiye rero sasa, ubu ngubu ngiye kugira ngo unkore top 5 y'abaraperi wemera mu Rwanda. Baraperi nemera mu Rwanda. Kavuga uti kabisa uyu nguyu batanu ba mbere. Wa mbere ni Zi. Okay, wa mbere ni Zi. Wa kabiri ni Zi. Wa kabiri ni Zi. N'uwa gatatu ni Zi. N'uwa gatatu ni Zi. Uwa kane n'uwa gatanu. Wa kane nawe n'undi muntu wese kabisa ufite rap ya danje agiye guhereza abanyarwanda. Uwa gatanu na vision. Uwa gatanu. Wa gatanu hari undi mwana kabisa numvishe ngo azavuka mu 2050, uwo n'uwa gatanu. Why Bulldog atagaragaye hano kandi bavuze ko ari we muraperi wemera mu Rwanda? Muri batanu kuki ntawe urimo? Uvanda mufana ariko nari ntago mwemera. Eko kabisa niko bimeze bro, niko bimeze. Ikibazo cy'amatsiko hari ubwo wabona umuraperi ubudafite icyo twakita nka overconfidence. Birashoboka ko umuntu yabona nk'umuraperi wanyawe uzi ibintu, ushobora kubona ukabona adafite akantu ka mu miziki overconfidence, cyangwa se udakunda wenda ikintu twakita nka beef, udakunda nka beef. Vuga umuraperi sanari confidence y'abagomba kuba yifite. Ni zimwe muri characters ziranga abaraperi. Kabisa. So, ngira ngo mwabyumvishije, uwa mbere ni Zi, uwa kabiri ni Zi, uwa gatatu ni Zi, uwa kane ni Zi, uwa gatanu ni Zi. Namwe mutubwira muri comment niba koko mubona urutonde rwe rw'abantu batanu b'abaraperi mu Rwanda barenze. Ariko ne namuvuze. Uwa gatanu n'uzavuka na 25 mu mbabare nari mbibeshyeho gakeya. So mutubwira namwe muri comment. Zi rero intumbero yawe ni iyihe? Urumva nyine umuziki wawe wifuza ko wazagera he? Nukuvuga ngo umuziki wanjye nifuza kugera ahantu kure, kuko mfite ibintu byinshi mu mutwe ngomba guhereza abanyarwanda. Cyo nicyo nifuza kabisa, kandi ewana bakawumva. Ngira ngo mwamajije kubyumva. Imizi nkora kubaza umuntu ngo si mirongo yakamye, kuko nge ndabizi ibyo no kubyandika byabyo n'ubugeni kandi biranagora. Niba ikirimo turakomeza tubahesho, niba itarimo turasoza n'ikiganiro. Turaziba kabisa. Twagiye. Cyo kubita none ikintu kimeze
nka gakondo ukuntu gakondo hip hop turi guceza turi guceza sha turi guceza turi guceza sha turi guceza turi guceza sha turi guceza turi guceza bamwe bari guhiga twebwe turi guceza twirarira mu kabari bandi bari gusenga wenda tunywa icyayi twebwe twinywera icyuma twikundira amatomati tukarya n'udutunda twikundira ku gisima tukanga imageragere nubwo batujyana nituba tuwakunze tupake yarapfuye gusa turamukunda nitugira gahunda twikundira kuryama turi guceza turi guceza sha turi guceza turi guceza sha turi guceza turi guceza sha turi guceza turi guceza kuko turi gusinda baby siri gusunda nawe baguha akantu nukuri na busambo mugabanye ubusutwa 2025 turinaga mutuntu dutenu turayigubukanda gusabwa muturabure tumenye aho bibera maze natwe mudutemo turazwa nifunze bimwe bitabukwasi turambara igipesu dutona agafosi turi guceza turi guceza sha turi guceza turi guceza sha turi guceza turi guceza sha turi guceza turi guceza wagwani my people yo bahita turi guceza agira mwamwumvishe zi murakomeza mugere mutubwira kuri rwa rutonde ko kuri batari kutubeshya kabisa nshyashya zi ubu maje kugira indirimbo zingahe kugira indirimbo nk'esheshatu zose zikuri platform yawe yitwa Z Group kwera cyo byise Z Group mpamvu nabyise nuko buriya mu buzima nubwo umuntu yakigira nk'ari wenyine ariko ikintu cyose cyagiye out cyasohotse ntabwo wagikozeho wenyine nkuko hano uri mu kiganiro ari muri kudukamera wari mu iyo groupe ya producing cyane yitwa Z Group ariko ibihangano ni Z imwe nuko nimara kuba nagira ikintu ngeraho hari abantu uzafasha amabandi kabisa no groupe ufite intumbero ya fresh kuko murabyumva niba umuntu ashobora kuvuga ati ngewe ndi kwifasha ariko nshaka no kuzafasha abandi that's great this is Nyereka Talent Show hano nibyo nkubwira ngo ni kuri Vision TV turi kumwe na Zebra Switch kuri kamera ariko zinyine ndi kugenda mubaza utubazo dukeya dukubitamo imirongo ariko by the way ngewe hagati aho ngaho mbaye nkwemereye gift ubwo nyine turaza kuyivugana kugira ntaza kuza gukoma nabandi mu nkokora barangaho muri comment turaza kuza kuyivugana so niki kiri kukugora mu bijyanye na production y'imiziki yawe ikintu cya mbere kiri kungora nyine abari finance nta n'ikindi kuko nta management mfite ibintu byose ndabyipevera gusa nabyo nabirenze uko mbikunda ngomba kubikora utuye uba muri Kigali uba hanze mba Kimisagara ya kunaraga gusa mu rugo bwite ni Muhanga ariko nge mba Kimisagara niho mba ndi guhigira n'ubu higira ku isoko ruguru yo kwisoko mujyanye n'ibyaha so ngira ngo wenda urabyumva ko ari umwana w'Imuhanga waravuze ati nanjye ngomba kuzamura idarapo ry'abanyamuhanga ariko Imuhanga ntekereza ari guhera peyera ninde muntu w'Imuhanga nzi waririmbaga ko numva Imuhanga basani bamajije gushirayo ubwo ntibande hari umusani usigaye Muhanga uzwi uvuga ati yungu kabisa naze uri ko ari w'Imuhanga ziwo bura nawe w'Imuhanga ko nziki waba ari mageragerera wenda ize yabaye gutyo gusa nyine se wamenye ibyo wenda yarigaga cyangwa ikiriko na Jumpy Boys wabona aho bita za Nyarufunzo hari ya abandi bashene bitwa Jumpy Boys naho nabimuhanga Jumpy Boy wenda muze so ni kuba kimubona kariyeri abanyamuhanga urumva hariyo na radio hariyo na imyidagadurira hari kubera Kimuhanga nta bahanzi benshi tumukunda kubona bavayo kandi ari umujyi wegereye Kigali abahanzi bariyo kabisa hariyo talent nyinshi gusa impamvu Kigali ubusanga nyine ariho biganje buriya Kigali ibintu byose amasito arenze ni abari ama TV mu buryo bwa promotion ni abari no mpamvu ubusanga nyine nutangiye kugafata itazi Kigali azi Kigali uvango bose bitirirwa bi Kigali yitirirwa ko ari Kigali kubera iki cyo kwitanga bangeta mvuga ati Kimisagara wese nyigiri yanjye ako Kimisagara imwe abantu benshi cyane harimo abitwa Baraidamane harimo abitwa bane rumva kugira ngo zakomfirime Baraidamane se nabanyabigwi n'abanyabigwi ba kera bari kuza amaraso mashyashya new generation ubona ari impamvu abantu bamara gufata ntibibuke iwabo ugasanga wenda ntago munashaka ku branding iwabo nyine ngo bamenye iwabo
ni ba bantu nyine uba usanga n'undi batari proud kabisa. Mm. Ariko iwanyu uba ugomba kuba brandinga niwo barakuriye buriya uko wagera kure kose ahantu uba waravuye. Niyo mpamvu ahantu uba utagomba kubatera ishoti. This is a talent show byo nkubwira ngo ahangaha hano kugaruka twikubitira amavases ziracyarimo cyangwa zirahari nari. Yarategereje ko vases zikamo nazi. So twagiye ni boro ya danje kabisa. Kugatwenge kumumenesha by'umwari ndamutetesha sigusa ndamutonesha rinzi bisambo mbitesha buri pari turakesha keshi iranga pesa maskini nkasikomesha nyirinse kijigotesha mwarutamuzi nikesha inshwa kana ni keza gafite inyuma ni neza mbashona kuri kumeza for sure. Kubera ikintu umva amakano kajya kubura Bordeaux gukoma n'ubusubirajwe n'ubusubirajwe ariko n'uburyo nyine uburyo nyine ugenda wungikanyamo amagambo Kemuzera nuvuga ngo Kemuzera akunda gukora amasubirajwi cyane naye niyumva boro zanjye abari udusubirajwi irayimingi. So nicyo bisabira abanyarwanda kugira ngo tuze kusoza ikiganiro ubutaha tutazabura nibyo tuvuga mugani imiriro yose urumva umuhungu afite imiriro afite indirimbo 900 utagira ngo buno turi kujya tuvungura gake gake. Abanyarwanda kabisa bakunda umuziki wabo kandi bo supporting ni nacyo nababwira. Ni izihe mbogamizi zindi usibye mu muziki kuba wabonye audio video wayibonye ubona ari iki kibura kugira ngo ukomeze ukubite nyine igihugu kikumenye? Ni promotion nini kabisa. Muri promotion nta mbogamizi ugihuramo nazo? Ziba zihari nyinshi kuko wa approaching umuntu kumva ntabwo ari kubyumva. Cyangwa nabi attention wenda ari igihe baba bafite nyine n'abantu bari ku approaching ari benshi akaba atanabibona. Ariko nyine icyo navuga muri rusange hasi hari talent nyinshi za danje. Ahubwo niba bimenya nibaza kumenya icyo kintu bazamanuke bazirebe zirahari zirenze n'iziri hejuru. Noneho wenda mbere ko dusoza ikiganiro nibufuje kukubaza ku myambarire yawe kubera icyo yahisemo kwambara gutya icyo ni kimwe turaza kujya tubyerekana. Ikindi nite nkubaza ngo kubera iki nta ma bring amachene no kubera iki? Impamvu nambara gutya ubona ngiye nambara ibi bigi kabisa nambara ibiboro binini sinzi imba bari kubibona barabibona. Ngiye natojwe kujya ngura imyenda rumva nzankuriramo kabisa. Kubera iki? Kubera ubushobozi uvuga ngo twatojwe kugura imyenda yo gukuriramo urabona n'ubu nkeneye kurya nkakura nyine ndi gukura buri munsi impamvu ngo ndi kugura imyenda yo gukuriramo. Noneho kubera iki nta ma bring nta macene nta masaha bya bindi byinshi usanga umuraperi yakabirije? Ibyo ngibyo by'ibikabyo byinshi ariko hari igihe nabwo uzabona bigendana n'igihe nambara bitewe n'igihe ndimo muri ako kanya. Ndagira ngo ugire ubutumwa hera abanyarwanda badukurikiye ubundi ikiganiro cyo ni Nyereka Talent ubundi nababwire ko ni mu mukura tugomba kuzamugara byo ni nk'ihame. Ikindi wenda ubashije kugera kuri uyu munota bya ntabwo bikiri ibanga zingenda guha one song. Asante kabisa ibyo ngibyo ni ibintu nkwemerero zapanga turi uburyo tuyikora kubera yuko ngiyewe numvishe talent yawe numvishe akaboro kamwe ka Baltazar numva kameze neza. Asante ko ngena kwandikiye ndakubwira ati bro ndumva ibintu bya bimeze neza. So ubwo n'abandi nabo bagira icyo baza kuza gukora ndagira ngo ugira butumwa hera abanyarwanda buri dusoza ikiganiro. Banga abanyarwanda bareba iyi interview bagakunda boro zanjye bashyigikire kabisa cyane yanjye yitwa Z Group bagiyeho no gukora share abantu bana supporting impano zose ziri hasi kabisa ko zizamutse muziki w'u Rwanda wagera kure. Urasoza nyine na kwa kundi n'imiriro ariko sa Instagram yawe yitwa ngo iki? Z Official 25 official ni zana ni ibintu byoroshye official 25 ngira ngo nta nabantu bitwa baziye bari bakeya. Ese ujye ukora research ngure niba harimo abandi bantu bitwa bazi ndetse ko niyo baba babyitwa weho mufite ubusobanuro butandukanye. So ugiye kungubitiraho ubundi nkubwira ngo usoze ariko mbere kugira ngo dusoze katwe tubwiraga abakire bacu hari abakire bacu twa dufite abitwa Rajama Phones Shop niba ugeze no mu mujyi ka Free Zone reba witwa Rajama Phones Shop agoreze iPhone ndetse na Samsung zimeze neza z'ama original wo ngo akorera ka Free Zone mu mujyi niba hageze ni kwa Rajama Phones Shop. Ikindi turifite we bita Mazaire Metaforming and Fabrication uyu nguyu we none wasibye kuba akora ibintu byose bijyanye n'ibyuma ndetse na aluminium anigisha kubikora ubwo ngubwo n'ubushaka imashini
imashini zibumba amatafari, zibumba block cement, ushaka imashini zisya ibigori, ibyo byose muri Metaforming Fabrication Limited aho ngo turabikora kwa Mazayire. Ikina none niba ukeneye gukora udutwikira imodoka, utuzu tw'imodoka kugira ngo itazajya nyine yangirika, kugira ngo murabizi ibisenge, icyo cyose kijyanye na aluminium, amabariko, ibyo byose ni muri Mazayire Metaforming and Fabrication Limited. Nanone rero nago nagera unababwiye ko kora amashusho mwakomeje kubona cyeye gutya, nta wundi wafashe Zebra Switch. Niba ukeneye ikintu cyose kijyanye n'ishusho ndetse n'ifoto, hamagara Zebra Switch kuri iyo nimero, ubundi ibintu bigene neza cyane. Umwanya n'uwawe udukura mu kiganiro. Ndi nyingi yamwe muri Dritter n'icupa izamuzamure wenda urwo zicyo ziritse Rwanda bazosanga ipari kakakaka gendwa uzayishyari mufunga n'inkari ipari mu mbari nigira nirari bakiri dope nyikorera ipari mu kibuga nkaba mubi nkakari nuzi mu mugata bafite isari bakiri siri wa Mario sari nutambuka bagatera amasari nuzasare ngo igire nk'inuri tazicyaza byaraseka igikuri mu mwijima akenewe urumuri baby zubu ziri kurata buri mu mitwe yazo uzuye ikiburi nuzigera ukoresha izigifuri uko mutubona sinako turi rimwe na rimwe tubabwiza ukuri yo turakaye tumena umuceri tazi guteka shiriza umuceri bazumuja munyara ku buriri leta zo ngenda zihata imigeri beso zangezo ni anje na keri haramazi ni haburi gikeri umve nitugikangwa n'umuriri iyi njyana tuyizamu yipeti nubwo wowe wadufata nk'imfezi badutumira na habaye pari tubaha imirongo hakiri kare no kuri vasiste y'ubusare y'injyana abana babereye pare nujya kuryama uzashyiremo kare yufata kandi umurimo ni kare yanjye urafatanye bikora kare kandi teka nkashyiramo akabare ikiza gusiga boys ahare wundira icyo ufite ugiye amakare muri iyi jangu babere nk'intare nujya mu bwato babere umusare mereza beat ibyo byana bisare bitemo flow ku mihanda bahabe rap za fake uyu munsi zitabe aho bukera bigere ni pare buri kimwe cyose ni haso bisambo dore byivanze na daso mukinisha kumena amaso uramenya neza ko watariso udusore twakunze kariso gakoresho ngenda nanjye ni pisto turafatira jet kirinto icyo gajuru kerese plito abatoto batemu utubuto ni wafiriti udafite ubuto umushyitsa kurisha ku mbuto uracyarari wanyu kuko ukiri muto kutagira amadara niko turakubita swa cyangwa uterepoto fizikarora rece nk'ipoto manta rutekereza hafi nk'inkoko wagwa my people ciao ciao oji come on